saa 9 zirenzaho iminota 2 ni tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2022 n'umwanya makuru agezwe kuri radio Icyizere n'amakuru ahagarariwe na Shamigo Jean Pierre ngiye ugiye kwebagezaho nitwa Innocent Bimenyimana bayikaze muri aya makuru. Uwihore Jean Bosco uzwi nka Ndimbati yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Hanyuma rero mu karere ka Gicumbi abaturage bo muri ako karere baravuga ko bishimira umuhanda bagezeho binyuze mu muganda bakoreye hamwe. Ferwafa ifatanyije na Kafu batangije irushanwa ry'imikino mu mashuri yo mu Rwanda. Kuri uyu wa kabiri tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri 2022 irushanwa rya Mr Rwanda rirakomereza mu ntara y'Amajyepfo hano mu karere ka Huye aho habagiye kuba bajonjora abasore bazakomeza mu kindi cyiciro kizavamo Mr Rwanda cyangwa se uhagararira udasumbwa w'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda Kanye West ndetse na Kim Kardashian bongeye kugaragara bari kumwe nyuma yuko mu minsi yitambutse batandukanye bitewe n'imibanire itari meze neza. Ubwo Kim Kardashian yongeye kugaragara ari kumwe n'undi musore umunyarwenya bari mu rukundo, ariko ku munsi w'ejo Kim Kardashian ndetse na Kanye West bagaragaje amafoto ndetse n'amashusho bari mu byishimo bikomeye cyane kandi bona bishimye cyane. Amakuru agezweho nyesu cyangaha muraza komeza n'izindi gahunda za radio Icyizere. Nge nitwa Innocent Bimenyimana. Success mukomeze munogerwe na gahunda za radio Icyizere.